morning. Shuhuje mu izina rya Yesu Kristo. I greet you in the name of Jesus. Na amahirwe ko umuntu ahagarara hano. It is the great opportunity for one to stand here Kuko ni imbere y'abera ntabwo ari imbere y'abantu basanzwe. because it is to stand before the saints, not ordinary people. Ndashaka gushima Imana amagambo y'Imana yampaye cyangwa se yantunze mu mwaka ushize nagendeyemo kurinda umwaka urangiye. So I want to testify based on the words of God I received the last year, and they protected me until the end of the year. Ubwa mbere numvise ijwi riri mu mutima wanjye rimbwira ko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose. So first of all, I had the voice in my heart that the problems and difficulties are many to a righteous person, but God is ready to save him or her in whatever. Narabitekereje nyine numva ayo magambo nsanzwe nyazi nubwo ntayashakishije ngo nyasome ariko naravuze ngo aya magambo ndayazi muri Bibiliya. So I didn't read these words in the Bible, but I was sure that they are written in the Bible. Ayo byatangiranye rero n'umwana wanjye wigaga muri segonderi ya Remera Rukoma. So this started with a story of my daughter that was in the high school in Remera Rukoma. Yagize ikibazo gituma ngo yanze gusibira mu ishuri hanyuma nabo baramuhima ntiyagera ku meza ntagire ikintu akora amara icyumweru cyose atarya adasohoka aba mu burira aryamye gusa mu ishuri. So she refused to retake in the class and was not allowed to go to eat or to do any other activity, and then she spent the whole month without having access to many things. Yageze aho rero aratoroka arataha araza hanyuma umutima wanjye urahagarara njya ku ishuri kubaza uko byagenze. Finally she left the school and come home. Then I took time to go to ask everything from the school. Ubwo rero bambwiye yuko nyine ngo ari umunebwe ngo adashaka gusibira n'ibindi tuntu twaha bavugaga ngo ntiyitabira ngo ntaza vuba, bambwira utuntu nyine ariko nabo batangazwa n'ukuntu ikigo kigoswe n'abarinzi n'abaprefe n'abanimateri, umwana agasohoka mu kigo n'ibikoresho bye na matera agataha ntihagire ngo umenya ko yagiye kandi yaraje ku manywa. So they explained to me that she's lazy, she doesn't follow, and she has some sins that she commits, but they were astonished by her to go out of the school that has security guards, even the other authorities in charge, but they didn't know that she went out. Ubwo rero nk'abandi babyeyi bose nanjye urumva uburakari bwaramfashe ngira ikiniga numva nyine basuzuguriye umwana bamuhemukiye kugira ngo umwana amare icyumweru atarya kandi aba mu kigo. So you can understand as a parent I was angry to them that they made her to spend the whole week without lunch and dinner, and I judged that it was unfair. Ubwo rero numvaga nshaka kwirwanira no gutongana no kwerekana amakosa no kuba narega muri nge hazagamo ijambo rimbwira ngo iyo tumaze kuba ibyaremwe bishya ntago tuba tukiri abacu ngo twigenge. So as I was hearing the voices to complain and even to take them to the court, later on I also heard the other voice that when we are new creations, we are not our own to do things as we want. Nkakomeza numva iryo jwi rinsindagira ritanyemerera kujya mu byo nashakaga kujyamo. Hanyuma rero ariko Imana yari yateguye igitangaza gikomeye kuko uwo mwana ubu yabonye handi ishuri akandi prive hishyura amafaranga menshi ibihumbi 300 buri gihembwe ntatanzeho n'igiceri cy'atanu.
So I could continuously hear the voice that pressing me down to not use my own ways. Then later my child got another school that pays a lot, but I'm not asked any single coin for her payment. narishimye rero mbona ko na bya bindi ibyo nashaka kwirwanirira cyangwa se uburyo yasohotse muri icyo kigo yari yarahawe na leta byari ubushake bw'Imana kugira ngo imuhindurire muhe ikigo noneho kimwitaho kuruta icyo yigagamo. So I came to realize that it was the will of God to no longer belong to that public school, to the other school that cares her much than the former one. Ntabwo byarangiriyeho rero amaze kubona ishuri no kwiga nkagira ngo nyine ikigeragezo cyari kinjeho kirarangiye, ariko dukubitana n'icy'uburwayi. Umukobwa muto arwara mu nda haramuzengereza ku buryo mu cyumweru kimwe bari bamubaze kabiri. So beside that, I also faced another challenge of a little girl that she had a stomach ache and she was given the operation twice a week. Byarababaje mu mutima, ndavuga nti n'ubwa mbere turwaje, n'ubwa mbere tugiye mu bibazo bimeze uku nguku, ariko biraba rwose. Agera n'ubwo atubwira ati ntimunsengere kubaho, ati kuko niba umubiri uryana gutya mureke nsinzire mve mu mubiri. So it was very sad in my heart. She even said not even pray that I keep living, but instead I die because I've had the bitterness of the sickness of the body. Imana ishimwe rero yaramukijije, ubu ni muzima, yasubiye no mu mirimo ye nta kibazo afite. So I thank God that He healed her and she went back to her works and she has no biological problem. Hari mu kwezi kwa munani rero nibwo nahabwaga inkuru y'uko ngiye gushyingiza umukobwa, kuko yari yambwiye ko kuri 18 bazaza kumufatira irembo. So it was in the month of August, hearing the other news that my daughter is going to get married, and the first ceremony is going to be done recently. Ubwo nyine rero twari turi muri ibyo bikomere by'uwo mwana wari wararwaye ubwo burwayi bukomeye, ariko nongera guhabwa andi magambo anje mu mutima, kuko numvaga umutima wanjye utishimye, nkishima gusa iyo ndi kumwe na bene data, ariko ubundi nkahora numva nshaririwe. Ariko amagambo y'Imana nza mu mutima nanone avuga ngo byose byarateguwe. So we had been the wounds of the problems of sickness of one, and I used to not be happy unless I could be with the brethren, and then I heard the other promise that everything was prepared. Ni umugani w'umwana w'ubukwe bw'umwana w'umwami, murabizi mu gitabo cya Matayo. This word is in the book of Matthew, the story of the wedding of a son of the king. Ubwo rero naravuze ntariko amagambo y'Imana ko ari mazima, n'ibyo bintu byose byakomeje kumbaho ko nagiye mbona amagambo akora, reka n'iri jambo ryizere. So actually, upon listening, upon watching how the words of God are fulfilled, I also determined to believe in that promise. Ubundi ngewe nakorerwaga n'Imana nkumva n'ibyanjye by'umwihariko, nkumva abantu ntibabimenye, ariko ku bw'ubu bukwe bwo Imana yankoreye igitangaza kibonwa n'abandi bantu benshi. So God used to work for me, and I myself could realize, but the others not. But this fact of the wedding of my daughter, I could see the others took it as the work of God. Iyo ubukwe bubaye cyangwa umuntu ari mu mirimo ntabura amakosa, umuntu wese ukora arakosa. Nanjye hari amakosa yagiye aboneka, ariko by'ukuri umuntu naba narakomerekeje mu bukwe ambabarire, kuko ni ibintu bibaho utabigambiriye. Generally, when we are working for a certain event, the mistakes are made, and I'm sorry for anyone whom I may who may judge me in that period of the wedding of mine. Rero iryo jambo nararyizeye kugeza ubwo ubukwe burimbanije. Abana bambwiye bati se wenda nshaka ahantu guza, ndetse bamwe bangira inama atari ko ufite ishyamba ku Gisenyi wagiye uko rya shyamba ukarigurisha, ko nta muntu ushyingira atagurishije ubutaka.
So in the process of preparing my wedding, my children advised me, what if you go and sell the forest you have in Gisenyi, because this is a big event, you can't do it without selling a piece of land. Nge numvaga nkomejwe n'iryo jambo nahawe muri ibyo bibazo by'uburwayi, hakazamo ubukwe, Imana ikambwira ngo byose byarateguwe. But me, I was strong because of how I saw God working for me in the sickness of one, and in the wedding of the other, I had a promise that everything was prepared. Nakomeje gukomeza abana rero, ariko nanjye narebesha amaso nkavuga niba nari mbonye naho nguza kamiliyoni wenda bikunganira n'ibindi bintu. So I could comfort my children, but on the other side, I was wondering, what if I borrow 1 million to prepare this smoothly? Ikintu nshima Imana rwose mu cyumve ko kimvuye ku ndiba y'umutima. Ubukwe bwarangiye bugenze neza, nta n'igiceri cy'ijana nikopesheje. But I thank God sincerely and take this that is from my heart. The wedding ended peacefully without having a loan of 1 coin from anybody. Nubuhamya umuntu yavuga ahereye mu mizi, kuko hano nta mwanya munini tuba dufite, ariko Imana yankoreye ubukwe, iha umwana ibishyingizwa. Barambwiye mu bantu ngo banditse, barambwira ngo bashyingije, ngo ibintu ngo bihagaze, ngo ibyo yatwaye ngo ni miliyoni 2, ngo niba ngo ari n'andi mafaranga ntamenye. Ndavuga nti kuba ageze kuri miliyoni ntikopesheje n'igihumbi, Imana y'amahoro ishimwe. Narinzi ko umuntu iyo yuko bashyingiye banza kugurisha ubutaka cyangwa inzu cyangwa akagira ibyo agwatiriza. So I thank God so much. I could give my testimony in details, but the time does not allow. And I was reported that she went to her house with things of the value of more than 2 million without selling any piece of land. Ayo magambo rero uko ari abiri yarankoreye umwaka ushize. And the 2 promises worked for me the last year. Bisohora byose mbibonesha n'ayanjye maso. And everything occurred as it was promised, and I saw them with my own eyes. Ntabwo natanga mikoro ntashimiye itorero ry'Imana riri mu mwuka wera. Before I give the microphone, I want to thank God for His church that the Holy Spirit is working through. Nuwo naremereye yarihanganye. And even if I may do wrong to anybody, he or she is very happy to me. Ariko kunshyigikira, gutanga ibyo mufite mukanshyigikira byarandenze. Ndavuga nti nutatanze yamaze azampa ubutaha. So the support from yours, the support from your wealth was good to me. Even I don't care to those who didn't give anything. Maybe they will support the other wedding. Kuba mu Mana rero ni byiza, kuba inshuti y'Imana ni byiza, kuba umwana w'Imana nta handi hantu werekeje amaso ni byiza cyane. To belong to God without trying any other ways, it is a very precious thing. Mfite ubuhamya bw'ab'imiryango ku bw'ubwo bukwe, uko tuzajya tubonana n'amatsinda nzajya ngenda mbibabwira, hano sinabirangiza. Ndabashimiye rwose, mwarakoze kunshyigikira, kubufata nk'ubwanyu, mwarakoze cyane. Uyu munsi umukobwa araza guca mu irembo, nabyo ni imigisha y'Imana. Ibintu byose ndabibashimira ko nutahageze aba yasenze. Imana ibahe umugisha mwese. I thank you very much for your support. May God bless you.